Gugu ni wowe Jesus Gugu uri umuzimu cyangwa Gugu basi ndamusana imbari wewe ye nkuramutse icyo wamugomewe wangiraga neza ushaka ko banyica Gugu tayide yuko nafunzwe ku bwawe atacunzira bon sinzi si ibintu byo kuganira tunaga sibyo basi mbabarira wicara sibyo karibu tuganire umbwire naho wahura ko siko ndavyumva ingabo ubwe ese koko Cece ibintu ukumbwira no kuri ngiye nakubiswe bambwira ngo ntekuzasubira kuri amukobwa Cece basiga bazi ko napfuye ni Imana yahankuye ese koko urukumbwiza ukuri cyangwa ntago ari byo muraho turaho turakomeye twaraje nyine ameze neza twabonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza oya nta reaction yindi aragira ubu rwose ararya aranywa warakomeye oya nta nuwamenya ko hari ikibazo afite cyere kukiza yego murakoze mukomeze mudusengere yego ibihe byiza ubwo tuzabona muza yego Imana ibarinde ari nde mwavuganaga ni wa mugore w'inshuti yanjye ukorana na nyokorome yambazaga ko twaje ko wakize okay baraho se ngo baraho bazaza kugusura cyakoze ma ari nshaka kubaza ndashaka kubaseriye ku ngingo ya Gugu ariko ibibazo byawe nabyo byawe na Gugu ndumva bimaze ku wabanje ukanyumva ma ndashaka kumenya impamvu ushyigikiye afia anchwenya Gugu ni atari ariko birumvikana ariko umenye yuko abo bantu nanje nabonzi twagerageje kubashakisha even twanazamutse hariya mu caro nzanana na Peter bisiko ntari ndahazi s'il vous plaît boss barambwira ati reka da ntabwo hari ariko impamvu nyamukuru n'ubundi ariko umenye yuko nanje sije twagerageje gushaka abantu twarababuze umve yuko twemeye turanazamuka mu caro tuzananye na Peter tuza gushaka turabura kuzamuka kwanye mu cyaro ntabwo ari byo ndambirijeho ikinzanye hano ni kimwe ni sister Goreti ndashaka kumenya bambwiye ko ari hano no kuri ni witurize seriousement nawe sinzi uko bakumbwiye ko nari meze ariko uribuka ko hari ragi nawe ari waransigiye ndabizi ico warushaka washaka ko Goreti yiga none namukuyeyo ni nawe nasanzeyo by the way nawe yarakumbajije buri cyo ndamubwiye ndambwira ko twakubutse rero ubari hano witurize pe ubungu bari ku ishuri niyatahoroza kumubona yo mabuja Goreti amusubije mu ishuri ni byiza cyane niba Goreti ari kwiga shago tankete Goreti ari mu ishuri urumva kandi buri kimwe ubu kimeze neza nibyo uraza kumubona Cece warakoze cyane bless you moi bless you sinzi uburyo nabivugamo kubona Goreti yarasubiye mu ishuri nubwo birari ibihe byatugwiririye hagati yanjye nawe wenda nkagirirwa n'abagizi ba nabi bakangirira nabi nasubiye inyuma mu mitekerereze no mu mikorere no mu bikorwa ariko kuba Goreti ari ku ishuri nicyo cyonyine kinyongereye imbaraga birumvikana ntabwo ari bungirire nabi ucumbitsi wawe hanyuma nguze gufata Goreti umushyire mu ishuri n'umushyira mu ishuri ngo bakaba ari kwiga ntabwo bishoboka ko ari wowe wangiriye nabi ahubwo barahara abangiriye nabi tutaramenya siko nakucyo usumbanisha abana kubona ntarabona umwanya wo kuruhuka kuva twaza umbwira Gugu kuva twagera umbwira Gugu mu gitondo ni Gugu saa sita ni Gugu ninjoro ni Gugu wajya unikira malaria nyine nawe jya wibaza impamvu mukubaza umumbaza asa naramubyaye Gugu naramubyaye iyo uhaye umuntu akazi akagenda ukurikirana iyo yagiye ese kuki mvuga ibintu ukiha kubipinga
kandi ugashyigikira Afia cyane. nta mwanya wa Gugu mfite umwanya wo kwitaho ubuzima bwawe, mfite umwanya wo kwitaho bene nyoko, uwa Gugu ntagiye mfitiye. Mama, nkuko ufite umwanya wo kwita ku buzima bwanjye, fata n'umwanya wo kunyitaho wumva ibyo mvuga. Vumvura. Ndashaka kumenya impamvu ushyigikiye Afia, kuko mbona ko imbuto bibari uzasarura kandi ugasaza nabi. Ni wowe ushajisha abantu se? Shinzwe ubwishingizi bw'abantu uko basaza, niba basaza nabi cyangwa basaza neza. Ubu ngubu narakureze ndagukuza imyaka ngezemo, urabona ndi wo gusaza nabi? Ese mbwira ibyo byafisha kumbwira. Ngaho nguteza amatwi. Mbwira mukobwa mwiza. Mfite rekodi ya Afia na Peter. Bari kuvuga ko ari bo bishe Gugu kandi hari n'undi muntu ari kugambanira ko bazica ejo wundi. Mama, ibyo mukora muzabyishyura. Ngiye kubashyikira inzego z'umutekano. Ari wowe, ari Afia, mwese bizabagiraho ingaruka. Wowe umufatanyacyaha, komeza ubyijandikemo. Uzagwa muri gereza ushaje. Ariko sinzi umuntu uri mukomanga, banza urebe umuntu uri gukomanga, ubundi ugaruka uzumbwira. Sawa. Nuko abana b'abantu turi abantu babi, ubu urakeka yuko nakubwira nabi kugira nunguke iki? Siko nakuja gushaka goreti nibutse ico wamye ushaka n'ico waharanira, nibuka ko waje ushaka akazi juste utanitekereza ushaka mushiki wawe. Maze kukubura ni iki kindi nari gukora? Nagomba gushikana ico wari waravuze cingenzi nawe yambereye imfura, n'inyuma yo gufungwa yarandabira uko neza, niwe novuga ni nawe umukobwa wanje umfise. So anyway, byabaye byarabaye, sibyo? We have to move on. Anyway, urafata dufite umubasha, dufite ijambo umubasha. Ndakuzanira gake. Unzanira icyo ribone nta kibazo, urabizi ko byose ndabifata kereka ibisembe nibyo ntafata. Ndakuzanira ijambo umubasha. Go. À la santé. Kararyoshye. Ira iwacu mbona ari abakire bazinywa gusa, uretse ko abantu bajya mu tubari dukomeye. Mbona ari bo bazinywa mu tubari duto naziri. Mu tubari? Nawe zirahabaga ariko nge ntago n'amafaranga nayo mfite yo kujyamo. Shana nubwo gahenze. Ni 300 gatoya kako, kanini kako ni akani 300. Sureba kangana guti kanini kaho gato. Ni 500. Tagari menshi. Se uryazaga iwacu. Nagira ngo rugiye nk'ahandi hantu nyuze ushogoshe ugenda n'ubu no butari wagira ngo ni nk'ipasi baguteye ku mpande. Ushaka icyano? Reka kuvuga menshi. Hafi ari mu nzu cyangwa nawe urimo. Hanyuma se ndamuhetse.
urukumbaza hafi ya ndi nyina ndamuhetse n'uruhinja umbazaniye cy'urukumbaza simuka ko mbona ufite amagambo menshi hafi ya namuhamagaye kuri phone numva ntago iriho wamfasha ari mu nzu hamagara ku rusenta nashakaga gafi cyane byihutirwa kubera ko nahamagaye telefone ye numva ntago irimo gucamo kandi muri kampani yacu dufite umuyobozi mushyashya yamushakaga byihutirwa yarampamagaye ntari mu kazi namubwira nti ndaje mumushakira hafi ya nanje kumurana mu rugo rero mwamfasha niba arimo kakingura tukinjira tukabonana ko baramushaka byihutirwa hafi ya ntawe urimo ninjye binyanyura ahangaha kandi singukingurira ubwo rero ngo watwaye umugabo ugwa kuri zahabu okay ubu niwo wicaye ahangaha ndabona n'umuzamu wacu atarazi uwo mukorera akazi ubwo ngubwo musimburana mbabebe ko uticara se uhagarariye amatora aho ngaho icara nta yindi ntebe ufite aho ngaho abona wana kamazi kamusukire yeah. So go tuza ubu ko wagarutse mu rugo n'ukuri manishimwe n'ukuri narahangayitse ahantu hose n'ukuri byose bizagenda neza nta namwe nayisigaje yo kukuronderera ubwo nyene nari nzi ko wanapfuye ahubwo Imana ikoze ikungaruriye tankete sivyo karibu kandi mu rugo mube nk'abana nkuko nayo basezeraniye ubane na Gorisi ahubwo yatinze gutaha uzomana n'umukobwa mwiza cyane ariko byumva nta nubwo uzoba ukimumenya yakoze imishatsi ni byinshi nyine uzabibona ariko nyine sindiyakira ko hari yo shago nukuri sinzi ukuntu bashima Imana ariko ndakwita gutekanye ndakwite ndakwita umukunzi ndakwite gute oya mbere ko nyita Gugu wazutse oya ntago napfuye Imana yakinze ukuboko buriya nuko ntakwereka mo hano gurya yego ni inkovu barankubise bangirira nabi bantera n'icyuma ngenda ku bitaro ndivuza naravunaguritse mo hano ni inkovu namo hano ni inkovu mbese naha ngaha narashize ndasubira ni inkovu noneho Imana yakinze ukuboko buriya ariko Imana ifiteho umugambi munini ku buzima bwanjye kimwe kiriho buriya rero nanjye biranshimishije kukubona kuko umutima wahora gundya numva ko ari wowe wangiriye nabi ariko uko nkubonye Cece ni wowe sheri muri iyi minsi uri kubyibuha cyane noneho kuba inzoho biri hariya sikera wabaye inzobe cyane ni ukuri kose siko nkureba nkakuyoberwa sheri ubu ndabyibushye koko ariko nyine wabona ari twe umereze reba uko ugenda unyitaho nanjye niko ndushaho kugenda ngira umubiri mwiza ni byiza vraiment ndabyishimiye kandi ndabikunze mwese sheri twatsa agakomande kanjye njye nyine we nagufata agakomande mvuye mu rugo ngewe ndiye ndumva na kurya wapi nariye oya sheri ni kurya bikwiriye pe ko nawe ufata kuri ako gakomande oya ndashaka kubanza ukarya wenda ndaza kurya nyuma byibuze cyangwa nkundira nkunda kunyitaho cyane nizo nshingano zanjye sheri merci meze se none makuru ari ngukumbuye ko bongera kubona benge wakubwira ukuntu ari meze ari ngukumbuye nje gupfa wesha ni byiza vraiment be akira I do love you. I love you too, my ring. Thank you. Thank you too. Sheri, ndagukunda cyane. Nanjye ndagukunda be. Reka icyo udashaka. Haba kwambara neza, usa neza. Ibyo ngibyo wendekere. Icyo ushaka cyose ujye umbwira. Be, thank you. Nkunda ukuntu unyitaho. Kandi nanjye nzabikubahira nzagukunda kugeza igihe cyose. Nzumva ntakiri ku isi. Sheri, nukuri nanjye ndagukunda. Icyo ngusabye cyonyine. Nukunyera ku rukundo gusa. Be, umanza gukunda kandi ndabikwijeje. Ahubwo se Sheri, ko umbwira ko nta kintu utazamereza
ndetse tukazajyana i Rubavu wenda nk'Urubavu cyangwa nk'ahandi hantu nyine tugasohokerayo tukishimana njye nawe. Mana sinzoshima Imana. Disugira umutima mwiza ko warazanye goreti ukaza no mu cyari wacu warabonye iriya. Uzima bahise ku ntebe y'ingwe. Ni story nzayikubarira. Ubundi intebe ingwe zavaga mu ishyamba ngo zikaza gucumbika hari hafi no mu rugo. None nyine ngo bahita ku ntebe y'ingwe. Nta kandi gacupa se gari nako ngo Sogu tankiye tariko rega hano ni mu rugo bakari mu kabati hari makandi igo banda dufise muri stock ahubwo ndibutse uko nakomeje kuvuga hano habwiwe nande ahubwo kubera iki wimutse sha nyene mu rugo bariko barahavugurura mvuga ati reka mbe ndamarigiye hano muri ico gihe icumweru ca kabiri inshuro na prévoye kuguma hano kigire kirangire polisi no yanguyeko ngo nyene manza gufungwa ariko still nahisemo kuba ndagumye hano ho gatoya nzoba ndasubira inyuma. Urafunzwe ko batakogoshe ntibankatiye niyo mahirwe nagize ntibankatiye byari bikiri mu itohoza still urumva ni n'amahirwe nagize baracari bitohoza gushika uno munsi ahubwo turaza kwiganiraho neza nyene ni washika mu rugo ugatembera ubundi nimba wibuka n'abakugiriye nabi yo bari source y'amakuru. Sheri cyangwa byoroshye kuri njyewe nta kibazo pe ushatse n'ubu ngubu wambwira tukagenda gusa hari ahantu henshi harenze ibana nzi nshobora gusohokana heza pe kabisa cyangwa ukundira rega. love you baby love you too. Sheri ahantu mbwira ashobora kuba harenze akunda kwinginza umbabarire Kigali ntihabonekemo yenda ashaka ahantu heza umva tugasohokana tukajyana kuko ndashaka ko tuzararayo. Wow Sheri karame uzanza kujyana se cyambere nza kujyana mu ngagi tujye kurira mu ngagi mu Birunga aramukeneye nituvayo noneho tujye hahandi ku Ruhondo beach tureba amazi ibana nituvayo noneho ijoro ry'urukundo zamuzakorera muri Birunga Paris harahane muri nuza mu kizungu urahazi mu Rugano biko bahita. Wow usko abantu mazi cyane. Thank you babe. Thank you too. I love you. I love you too. None Sheri makuru yawe mu rugo bameze bate nshaka kuza kubasura. Sheri nyine amakuru yanjye ni meza nta kibazo njyana nawe wabibona songuye ko mbyibushye se meze neza nta kibazo mfite mu rugo baraho ariko nyine ibintu byo kujya mu rugo tube tubiretseho tuzabivugana aho nzabanda mbateguza sibyo ntacyo kareka sibyo reka nze no mu nzu manze nkora n'isuku kwambaganye ubwo numvise kino kinyobwa kiryoshye ngo ni jambo mubasha yego kendo utore na kandi ushaka gakonje muri frigo sibyo kwajya harimo tangawizi n'ubundi ni sibona kwanze ko ginger flavor yego sawa sibyo none reka manze nkora amasuku wenda turaganira ugiye buri kimwe cyose yego sha wenda nabwo ritara bari kuza kandi tankete ari icyumba cyawe hari ariko shagure reka nta makuru ufite nari kureka kunanuka gute narakubuze nari mpangayitse ariko sindi yakiye sibyo genda nawe ubanza ukora amasuku ubundi shira ibintu byose ku rutonde hanyuma uduha n'amakuru yo dufasha muri polisi sibyo mabuja hari icyumba cyawe hariya muri koridoro icyumba cya kabiri sibyo icyumba cya kabiri niho ibintu byose byawe biri niho nashize amadokima yawe yose narayazanye uretse ko wagiye n'amadiplome n'iki byose narabibitse niho bisanga sibyo ahubwo ntwarira nanje rino cupa nasoje zashaka umva nubwo bwije ntabwo nagenda ntasuje bari abantu tugende tubasuhuze nanjye ndabazi hano hari bitugenda barodi Sheri kibasi zinzira mu rugo kasudusoza bitese isa bitese sawa salama bro salamu sister imeze neza kuraho yashobora kuza tukavugana n'umunota umwe tuvugana iki muri iri joro ahita tukavuganira ngaha wamfasha tukaza tukagenda n'inyuma tukavugana iminota mikeya tuzava ntacyo Sheri twese gatoya maze bwana n'uyu muntu
ndaje akanya gato. Sister, meze bise ko bagutwara umugabo akaba asigaye wasamye. Gusa tuvuge ko ntabwo ufite. Bivuze ko utari umugabo. Ndi umugabo ndabizi, n'ubugabo ndabufite. Ariko urabizi se ndi uwawe. Niba utari umugabo wanjye nturarangara uwanjye. None se uramwihakanye nkwitwarire? iriya mbeshe y'umukobwa niyo wandutishije. Umva reka nkubwire ikintu kimwe. Kuba tutakiri kumwe ntabwo bisobanuye ko ugomba gusebya umwana turi kumwe umusebya bene ako kageni. Oya pe. Ndakubashye cyane kuba ntabikubwiriye hariya uriya ndamuzi wese kurenza uko umuzi. Kuko wamuvuga kose ntabwo byakora ko ari umukunzi wanjye nkuko nabigeze ko umukunzi wanjye. Ndumiwe koko. Tumenyitwarire hanyuma se uramusohokanye ko bwije mugiye kurikeshereza he? Sarikeshereza hano. Koze urambabaje. Babusheri. Uriya mukobwa ndamuzi azagutera kwishuza kuko nakabandi atari ubwoba. Ndakubwiye ngo abakabandi cyangwa rorere. Ndabizi uri kumarabika kugira ngo mwange. Aho rwabaye ntirushobora kuhava. Sibona ko Badine yisubije zahabu. Mba nkubwire rero. Nawe cyo ngicyo kikuzanye hano. Haguruka umusange hari. Gende aragusangayo. Vuba bite iruhande. Ntabyo nkoze uko muvuze uko ari. Kuko kuba impumyi bwo cyababaye impumyi. Cyakoze ntegereje kuzakubona warahumutse cyangwa se n'abandi baguhumuye. Sorry ko nkubwiye nabi be. Ivugira ibyo wishakiye. Ngiye kuri njye nta kibazo mfite. Gusa ndaza kubigendamo neza. Abakobwa ndabazi. Haje. Ariko uzi ko wahindutse. Wabaye agashyano. Ndabona ugiye kunyamurira Jody. Ngiye nkwiha wa musenzi.